Tuti muvandimwe udukurikiye cyangwa se usanzwe dukurikira uyu munsi twaje noneho mu Kinyarwanda muri ku ya Mwamba TV na MC Pedro. No. Okay. Twari tumaze iminsi mu biganiro cyangwa se muri programme ya Pedro's Quote Series. Wenda izo quotes ntabwo ari iza Pedro gusa, harimo n'izanjye, hari n'iza abandi bantu, ubwo n'ibitekerezo biba byaratanzwe n'abantu b'abastar bazwi cyangwa se nabo uzasanga utazi ariko byingira akamaro ku buryo tubiganiraho tukabisesengura tugakuramo amasomo yadufasha mu buzima. Ese gukunda kwita neza, iyi ni iya Mwamba TV. Byumvikana ngo iyo uje hano ubuje kubakwa, kandi iyo nkingi ya Mwamba ikagufatira igisenge kigakomera, ukubakwa mu mpande zose. Murakaza neza rero. Iya Mwamba TV. Kugira ngo tuze mu Kinyarwanda rero aho byavuye mu bitekerezo by'abadukurikira, kuko iyo turangije turababwira tuti hari igitekerezo waba ufite gishyire hano hasi mu rubuga rw'ibitekerezo, cyangwa se unatugire n'inama uburyo ibintu twabiha ubundi buryohe kurushaho. Nibwo rero umuvandimwe yavuze ati Icyongereza si umuturanyi wacu, muzagerageze mudukorere samari y'ibyo mumaze kuvuga mu Kinyarwanda. Nuko twaje rero mu rurimi rwacu, waba uri mu Rwanda, waba uri ku migabane itandukanye y'isi cyangwa n'ibihugu bitandukanye, upfa kuba ucyumva. Uyu mwanya ni uwawe, ntujye kure, ntabwo tugutindira. Ushobora kuba utaradukurikiye mu biganiro byatangiye, ariko twaganiriye ku bitekerezo bitatu by'abantu batandukanye. Icya mbere ni Street Sweeper quote ya Martin Luther King. Icya kabiri ni Fall Forward cy'uwitwa Denzel Washington. N'ikindi cyitwa It is not easy until you make it easy cya MC Pedro. Icyo kikaba icya gatatu. Igitekerezo cya mbere cya Martin Luther King cyangwa Martin Luther King cya Street Sweeper cyavuye mu mbwirwaruhame imwe yonyine yavugaga ngo What is your life's blueprint? Niko iyo speech yitwa. None nko kuvuga ngo ubundi icyerekezo cy'ubuzima bwawe ni ikihe? Imbata y'ubuzima bwawe ni iyihe? Ni gute washushanyije ubuzima bwawe? Aho ngaho ni nko kuvuga ngo intego yawe uko uzakora kugira ngo ugere ku byo utekereza ni iyihe. Hari ukuntu rero abantu usanga tujugunyanze tudafite icyerekezo. Kiravuga ngo intumbero yawe ni iyihe? Imbata y'ubuzima bwawe uko ubishushanya ni ukuhe? Yatubuzaga kubaho turi aho ngaho gusa, ubuzima bwose butubaho hari impanuka, nta na kimwe dutegura. Hanyuma rero kukubwira ngo niba uhamagariwe gukubura umuhanda, ndaza kubabwira icyo yabivuzeho, ariko yagira ngo tunoze umurimo, gukora umurimo unoze. Urumva bavuga ko aho tujya n'ibitekerezo dufite uyu munsi, ikiraro kiri hagati muri byo ni umurimo, ni urwo rugendo rwo kugerayo. Rero uwo murimo yaravugaga ngo bunoze. Tugeraho kuvuga kunoza umurimo muri iyo Street Sweeper quote from Martin Luther King. Denzel Washington avuga ngo fall forward, yavuga ngo uko bizagenda kose uzagwe ujya imbere. Bisa nkaho byuzuzanya n'igitekerezo cy'umupapa ngo yarabyutse agiye ku rugendo, nuko agwa muri saro. Aguye muri saro bati bigenza gute? Ariko buriya ndanarucumye ngo urugendo ngo ararucumye, ngo aho ngo yajyaga ngo akuyeho quelques metres, ngo ari metero zivuyeho aho yajyaga. Ariko Denzel Washington, reka tube serious. Denzel Washington aravuga ati uzagwe ujya imbere.
bishatse kutwigisha iki rero? Bishatse kutwigisha kudacika intege mu buzima, hanyuma ugafata imbogamizi cyangwa ibibazo nk'ibuye ryo gutarukiraho, ntubifate nk'ibiza kuguca intege cyangwa ibikurangiza, ahubwo ukabifata nk'ibuye ryo gutarukiraho. Hanyuma rero igitekerezo cya gatatu, MC Pedro uwo mubona imbere yanyu, nyuma ya experience y'ubuzima aragusaba kwiyoroshya. It is not easy until you make it easy. Mu gihe ibintu kibigira intambara, mu gihe ibintu kibigira ibintu wagira ngo isi yakuguyeho, izakomeza kugwaho paka. Biragusaba rero koroshya ubuzima, kuko kubukomeza kwawe ntago ari cyo kizabworoshya. Ariko when you make it easy, igihe ubigize ibyoroshye, ubuzima bugenda koroha. Turaza kubidevelopa mu kanya. Martin rero imbere y'abanyeshuri ba Barat Junior High School yabahaye urwo rugero rw'umuntu wahamagariwe gukubura umuhanda. Ni urugero rw'umurimo usa nkaho uciriritse. Murabizi ko hari imirimo abantu bamwe bafata nk'iciriritse ariko itunze benshi cyane. Rero yahereye kuri uwo, aho guhera ku mirimo yo hejuru yayindi twebwe dusa n'abubashye y'abategetsi cyangwa y'abayobozi, abayobora ibigo, aravuga ati reka mpera aha hasi nawe hejuru biyumvemo. Ubwo rero nibwo yatangiye ababwira ibyo kunoza umurimo. Abivuga muri aya magambo. Yaravuze ati niba uhamagariwe, niba bibayeho ugahamagarirwa gukubura umuhanda, ati kubura umuhanda ukubure nk'uko Michelangelo ngo yakoraga amakadre cyangwa se yakoraga ibishushanyo. Yari umu artiste, yari umunyabugeni, agakora amakadre cyangwa ari amaframe. Sinzi ukuntu umuntu yabyita mu Kinyarwanda, ariko murabyumva uko yabyitagaho, buri kadomo kose akagakora neza kugira ngo iyo kadre izashimisha abantu. Nawe bari kukubura umuhanda. Aravuga ati ukubure nk'uko Beethoven yashyiraga muhundwa nota ku majwi y'indirimbo. Urabizi indirimbo iyo tugiye gutanga ishoza y'umuziki, turavuga ngo ni uburyo bwo gutondeka amajwi kugira ngo agende anyura amatwi. Rero uko Beethoven yashyiragaho umuhundwa nota kugira ngo abantu bazashimishwe n'uwo muziki, ngo nawe bari kukubura umuhanda. Very interesting. Arongera aravuga ati kubura umuhanda nk'uko Shakespeare yakoraga ibisigo. Ibisigo bya kera ntago ari nk'iby'ubu tugenda tukivugira ugakora prose. Prose ni nka paragraph. Ari umuvandimwe ibyo ukunda kucyita ngo ni umusambi. Noneho poezi za kera, igika cya poeme, igika cy'icyo gisigo cyabaga gifite imirongo iringaniye, hahera amajwi aryoshye, ibyo bita isubirajwi n'isubira mugemo, ku buryo ibyo utabishyiragamo ntago wabaga wahimbye igisigo. Rero Shakespeare yari umwe mu bantu bazima ku kintu kijyanye n'igisigo. Rero ngo nawe kubura umuhanda nk'uko yatondekaga iyo mikarago y'igisigo cye. Aravuga ati bikore nk'uko Leontina aririmba imbere y'abantu muri Metropolitan Opera. Ni salle polyvalente cyangwa se ni inzu mberabyombi yaberagamo ibirori, sinzi niba n'ubigihari. Ariko uko ategura kuri makiyaje, ku mwambaro, ku rukweto, noneho kwijwi no guseka, kumwenyura, kugira ngo ashimishe abantu baje gutarama barya yabo cyangwa basohokanye n'imiryango, nawe utegura kubura umuhanda muri ubwo buryo. Aravuga ati kubura umuhanda ku buryo abantu bo mu ijuru nabo ku isi niba ugeraho azahagarara kavuga bati mama ya Mungu, aha habaye umuntu ukubura umuhanda bya nyabyo. Urumva rero ibintu byo kunoza umurimo urwego uyu mukambwe yabishyizeho. Ariko turasangamo amasomo 6 ariyo aya ngaya ngiye kubabwira akurikira. Isomo rya mbere yatubwiraga agaciro k'umurimo. Aha ngaha Junior aratubwira ati akazi uko kari kose gapfa kuba gatunze nyirako, kose gafite agaciro. Rero ntabwo kuba ari gatoya
ntabwo kuba hari abatakabona ko ari akazi ari byo bigahesha uburenganzira bwo kugacira ifudika ngo ugakore udagashyizeho umutima. Akazi kose ukubahe kandi ugakore neza. Iryo ni ryo somo rya mbere. Irya kabiri, isomo rya kabiri, dore ko ntari bunabatindire rwose, ndimo ndagira vuba summarizinga ngo mwisubirire mu mirimo. Isomo rya kabiri ni ukudukangurira kunoza ku kigero cyo hejuru mu kazi kose tugiye gukora. Ntabwo akunda ubuzima, ntabwo uyu mukambwe yakundaga ubuzima buciriritse. Aravuga ngo akazi kose ugezemo gerageza ukanoze ku rwego rushoboka, kabe gato kabe kanini, ariko buri wese nahagera asange. Icya gatatu ni ugukorera abantu, service to humanity. Ukwiriye gukora umurimo utekereza ko atari wowe bigirira umumaro gusa, ahubwo bigirira umumaro ikiremwa muntu cyose. Dufatiye kuri urwo rugero, hari ugukora akazi neza, credit zikajya kuri wowe, ishimwe rikajya kuri wowe ko wakoze akazi neza, ariko abantu bazahumeka uwo mwuka mwiza w'umuhanda ukubuye neza. Abantu bazoza amaso. Ari ikintu tujya kwita koza amaso iyo ugiye kureba ibintu byiza, tubyita ngo reka niyogereza amaso. Umuntu aje akazi wakoze ko gukubura umuhanda ukamwogereza amaso, ni ukuvuga ngo wagiye ariko umuhanda wo urahasigaye kandi usigaye ukora akazi. Aho hazamo n'igitekerezo cy'uko akazi keza gakomeza gutanga umusaruro n'igihe waba utagihari. Rero kora akazi wumva atari wowe wisavinga gusa, ahubwo you are serving the humanity, urimo urafasha ikiremwa. Isomo rya kane rero harimo noneho kubaha no guha agaciro umuntu uwo ari we wese dushingiye kuri ako kazi. Ndibuka umuntu watubwiye, mu perezida umwe wo muri Amerika, nimwibuka nzamubabwira, yari arimo ajya muri NASA, yari yagiye gusura ikigo cya NASA. Urabizi ni ikigo cyohereza ibyogajuru mu byo gikora, wenda gikora byinshi, ariko mu byo gikora cyohereza ibyogajuru mu kirere. None hagezeyo ahura n'umuntu uri gusunika icyayi kuri shariyo. Aramubaza ati, ukora iki hano? Amubwira ati, ubu muri iyi minsi dufite proje ikomeye yo kohereza icyogajuru ku kwezi. Rero hano icyo mpakora, nteka icyayi kiryoshye kandi kirimo intungamubiri kugira ngo abantu batekereza kuri iyo proje batekereze neza, kugira ngo noneho ibitekerezo bitazajya bijya hirya no hino, bakora akazi kabo neza. Baba abayobozi, baba aba technician, umuntu uzanywa kuri iki cyayi bitume tugera ku ntego y'iki kigo neza. Urumva imitekerereze y'uwo muntu uteka icyayi kugira ngo abantu muri icyo kigo banywe irenze icyayi. Imitekerereze irenze igikoni, irenze ipanu, irenze ibintu byose. Ahubwo imitekerereze ye iri ku kwezi, arimo arabona fize igenda igera ku kwezi, cyogajuru cyagiye. Ni ukuvuga ngo arabona contribution ye y'icyayi cye kuri uwo mushinga mugari wo kohereza fize ku kwezi. You get it? Aha ngaha rero bisaba ko twubaha buri wese, kuko icyo akora gishobora kuba kigira impact ku mishinga iri gigantesque, imishinga minini cyane. Isomo rya gatanu rero ni ukubazwa inshingano. Wahawe uwo murimo, ariko kandi tu vas rendre compte, uzatanga ibisobanuro kuri uwo murimo. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuwukora neza, kugira ngo utazakorwa n'isoni ugiye kubazwa iby'uwo murimo. Uzagenda uhagaze wemye, ubabwira uti, kugira ngo uyu muhanda use gutya twakoresheje imyeyo ikorerwa hanana, mbere yo gukubura narabanje menamwe amazi, bigenda gutya na gutya. None ugatanga isomo, abantu bakicara bakiga nka ya mvugo yo muri iyi minsi ngo icara wige. Rero tugomba gukora akazi tunatekereza ko binabaye ngombwa wazasobanura iby'uwo murimo wakoze. Ibyo rero bituma ukora neza. Hanyuma rero isomo rya gatandatu ari naryo rya nyuma mu yo twari twateguye, nubwo harimo amasomo menshi, niri rikurikira.
kwita ku tuntu duto, attention to details. Rero ugomba kugira ute ku kazi kose baguhaye, ugomba kwita ku tuntu dutoya tugize uwo murimo, kuri detail. Nkuko toujours turifashisha urwo rugero rwo gukubura umuhanda, n'urujya no kugenda banza urebe niba nta shashi yatakaye hepfo, n'urugendo niko reba niba ntaho wibagiwe, niba ubwatsi buconze neza. Ubwo birajyana niba wahawe gukora dosiye, ongera unyuremo uvanemo amadeshi yose ku buryo isigara iri neat, imeze neza, ari nta makemwa. Wite kuri detail mu byo ukora byose. Reka mukanya rero twongere tugaruke tuvuga ku gitekerezo cya kabiri. Twavuze kare tuvuga ngo uko byagenda kose uzagujya imbere. Denzel Washington muri University ya Pennsylvania abwira abanyeshuri ati muzagwe mujya imbere mu buzima, ntuzacika intege. Nicyo yashakaga kuvuga. Okay. Ariko harimo amasomo atatu twabateguriye. Irya mbere ni ugufata ugutsindwa nk'ibuye ryo gutarukiraho. Wabifata nk'aho biri philosophique, ariko gutsindwa ça fait partie de la vie. Ni ibintu bibaho mu buzima. Niba hari insinzi habaho no gutsindwa, c'est tout. Rero ntabwo gutsindwa wabishyira ku ruhande nk'ikintu kitazakubaho, ahubwo ukwiriye kugifata nk'ikintu wigiraho, hanyuma noneho ugasimbuka ujya ku ntambwe ikurikiraho. Swat uragenda ubikora neza kurusha uko wabikoraga mbere, cyangwa se urahindura uburyo wabikoragamo kuko byakubereye isomo. Ngaho rero guhera uyu munsi kora icyo ukora, ariko nibibaho ko watsindwa, subira inyuma urebe uti nabikoze nabi gute, se ni muri planning uko nabiteguye, cyangwa se nipashije muremure nk'uko babivuga, ko kwiha ibitekerezo birebire bidahuye n'ubushobozi. Ubitekerezeho, ariko ntutinde kuri uko gutsindwa. Hari abavuga intsinzwe ariko ntibaho. Reka nkosora abantu bavuga intsinzwe ntibaho. Habaho intsinzi, hakabaho no gutsindwa. Nuko ntutinde mu gutsindwa kwawe kugira ngo bikubere nk'ibuye ryo gusimbukiraho ugere imbere. Irindi somo rya kabiri ni iringiri, ni ugukomeza umutsi no kugeruka. Kugeruka sinzi niba mubyumva, ni nko kwidunda, to bounce. Ariko kubouncing ni ukwidunda ugera ahandi, ariko gukomeza umutsi ni resilience. Rero ku kijyanye no kugwa ujya imbere, urumva harimo kwihambira. Ariko kwihambira ni ukubera iki? Ni ikintu ufite imbere ugomba kugeraho, ufite intego. Rero wacika intege, wagira ute, uko wagenda kose uzagwa imbere. Uriya mugabo twabanjirijeho witwa Martin cyangwa se Martine, hari ibindi yavuze ngo niba utabasha kuguruka, iruka. Niba utabasha kwiruka, genda ariko wihuta. Niba utabasha kugenda, kamba ugenda ukuruzinda n'amavi, ariko ugeraho wagomba kugera. Ni ukugira intego mu mutima, kuvuga uti icyo bizansaba cyose nzagikora. Rero kugira uwo mwuka, iyo spirit yo kugwa ujya imbere, niho hazamo gukomeza umutsi no kubouncing back, kugeruka, hanyuma noneho ukongera ukagira imbaraga. Somo rya gatatu ni irihe? Somo rya gatatu ni ukugira imbaraga zo kwiyemeza, gufata risk, ko dukunda kubivuga. Kwiyemeza ni nka ya ndirimbo tujya turemba ngo wabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu. Ni nk'ibyo, niba utinyutse ibyago byose, kwiyemeza, gufata risk kugira ngo ugere ku cyo wiyemeje. Hanyuma noneho kandi wafata risk, wazagera muri ya failure, muri uko gutsindwa, ukavuga uti amakosa nakoze ni ayahe. Haravuga ngo uko wiyemeza mu bintu binini ni kubonamo n'inyungu nyinshi, uko wiyemeza mu bintu bitoya ni nakubona inyungu ntoya. Ariko ibi biratubwira ko dufate risk, ntabwo
nta gahenge aduha ko kuguma aho ngaho tugume muri ya comfort zone cyangwa muri bwa buzima busa n'ubutworoheye ntacyo wazageraho. Rero fall forward, uzagujya imbere ntazagire ikigusubiza inyuma. Ikindi gitekerezo cya gatatu rero nicyo nababwiye kivuga ngo it is not easy until you make it easy. Ntabwo bizoroha kugeza igihe wabyoroheje. Nabivanye muri experience y'ubuzima bwanjye nanjye. Ndibuka njya kwiga koga. Njya koga, maître nageur cyangwa se trainer yarambwiye ati, cyangwa se wanyigishaga koga yarambwiye ati ariko ibyo bibara gushyiramo n'ibyiki wakwiyoroheje. Musaza sogokuru twabaga dufatanije nk'akarimo wenda arimo nko gusobeka urugo, wajya kumufasha ngo gukurura ngo imigozi akakubwira ngo atoroha akantu kaoroha niko gakomeye muri iyo utiyoroheje muri ubu buzima nta kintu wageraho. Yes, bidusaba kuba brave, bidusaba kuba intwari, bidusaba guhatana, bidusaba gukora ibintu byose, ariko it is not easy until you make it easy. Aho haba hazamo experience. Maître nageur rero akambwira ati amazi aroroshye. Maître nageur rero akambwira ati amazi aroroshye, iyoroshye mbona uko nkwigisha, iyoroshye amazi abona uko agutwara, gahoro gahoro uzajya ugenda umenya kwirema ku mazi, floating, wumva ari ibintu byoroshye. Urwo si urugero rwa mbere. Urwa kabiri, dore ko nanabyigiye hafi igihe kimwe, mba ngiye kwiga imodoka, nayize nkuze. Ngeze mu modoka nakandagira umuriro nkakandagira wose, ikimodoka kiti ndajya gukata nkakata n'ibibaraga, ubwo nkenda kubatura muri rigore. Mwarimu akambwira ati ariko se izo mbaraga wazirezerve ukazagera neza ukoresheje. Oroha, iyoroshye, imodoka si intambara, yayikoze ku buryo urambikaho ikirenge gusa imodoka ikagenda. Aho nibwo yagendaga nambwira ati uroroha mu maboko, mu maguru, ukagenda gake gakeya. Hanyuma noneho mu bikorwa by'amaboko cyane cyane nko muri parikingi nibwo wihuta cyane kugira ngo nujya mu kizamini utazamariramo iminota. Akambwira utuntu nk'utwo, ariko isomo ryari ririmo n'iki, iyoroshye. Ahantu hose naragendaga iyoroshye. Kwiyoroshya biba kwiyoroshya, biragenda bimbana ibibazo. Ariko au fur et à mesure que nakomeje kwiga, haba koga, haba gutwara imodoka, nabonye ko umugaga ntacyo wagufasha, ahubwo ubushake bwo kwiga kandi ukiyoroshya bigenda neza. Urundi rugero rero noneho rwa gatatu, wenda ari narwo dusorezaho tukigendera mugasubira mu mirimo yanyu, ni urugero rwa mariage, urugero rw'urushako. Nkunda kubwira abantu ko ngewe ubwanjye ndi munini nka company. Ziriya fonction zose zibamo: human resource, education, finance, marketing, capacity building, na ina bivuze byose mbishyize muri jewe, nanjye mba ndi nka company. Nano umupartenere wanjye rero niba nawe mufata nka company, ukuvuga ngo twinjiye muri partnership. Umuntu aje afite ibye, nanjye nje afite ibyanjye. Icyo bita social culture ni iki? Ni culture imeze nka intersection, aho imico yacu ihurira. Njyewe nawe nuriya twese tuzanye ibyacu, hari ibyo bizansaba guta n'undi akabitana tukahuriza ku bintu bimwe. Iyo ni social culture. No mu rugo rero niko bimeze. Uzanye amakaprice yawe ya kera nawe akaza naye, ni inkuba zasa. Kuba rigid cyangwa kuzana umugaga mu buzima bw'urugo nta kintu bifasha pe, kuko abafite uburenganzira bwe nawe ufite ubwawe, mwese mufite uburenganzira kuri uwo muryango muremye. Rero bisaba koroha, ukiyoroshya, ukamenya icyo mugenzi wawe akunda, ukamenya ibimufasha,
ukamenya ibyo wamukosoraho nawe akamenya ibyo yagukosoraho. Iyo uvanyeho iyo ego, kwikunda, hanyuma ukoroha, ibintu bigenda neza. Flexibility, kwiyoroshya no kurwanya rigidity, nicyo kintu cyonyine cyatuma mubasha kugera kure mukanarambana. Nta family counseling nazanye hano, ariko izo ni ingero zihagarariye izindi, ariko zivuga ngo it won't be easy until you make it easy. Byose biri mu maboko yawe. Bitware gakeya, nta mugaga, nta ntambara. Umuryango nta ntambara, umuryango ni umuryango kandi wahawe umugisha n'Imana, kandi burya umuryango ntabwo uvumika. Rero reka mbe ndekereye ahangaha, tuzasubira ubutaha mbabwira indi summary izindi quote tuzaba twaramaze gukora. Gusa ndagushimiye cyane. Hanyuma rero tukwifurije guhora utera imbere, tukwifurije kutazaheranwa no gutsindwa, tukwifurije kunoza umurimo mu byo ukora byose, ikindi kandi ubuzima bukuryohere. Hanyuma rero uri umunyamuryango wacu, kanda kuri subscribe, ukande kukazogera kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho vuba vuba, dukomeze tubane. Ikindi niba bikunyuze, kubera icyo utasharinga, bisangiza abandi nabo bakomeze kubakwa. Murabeho naho ubutaha.